Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitujye ko tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Murabizi ibibazo biragaruka, wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe ukosoye ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore mwe tutsinda ikintu busabwa no kubonera ku gihe kino kizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo ujye tukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda, iyo umaze kuhakanda ikintu cyose cyagufasha kuba wajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ugera ahita ukibonera ku gihe, asigaye wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Nawe rero ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda ukanda subscribe hasi. Mbibutsa ko ngenda mbashyiraho n'amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, akunda gupostinga n'ibibazo biba biri gukunda kuza mu kizame. Ibyo byose rero kugira ngo ujye ubibonera ku gihe nta kindi ubusabwa uretse gukanda subscribe. Ariko nkwibutsa ko code ziri koneka aho waba urose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 aho waba urose mu gihugu tugufashe kubona code mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa bitewe n'akazi gukora bitagukunda ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha ukaduha amasaha kuno gihe ibonekaho ku munsi yageze. Turaboneka tudute amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Mbibutsa ko noneho uri mu mujyi wa Kigali ukeneye ko tukwigisha umunsi umwe, undi munsi ukurikiyeho ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda, naho twandike cyangwa duhamagara kuri 0789 935 16 tukagusanga iwawe tukakwigisha, cyangwa tukakubwira ahantu dusanga tukakwigisha, asigaye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Kwiga umunsi umwe wese wakujya tube turi kumwe, nicyo birashatse kuvuga. None ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo ibinyabiziga bikurikiye bigomba kugira itara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mbavu, riboneka mu mpande zose. Ikihe kinyabiziga? Arangwa ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. Mbega ngo ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. Seka ngo ibinyabiziga ndakumirwa mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, ndakeka ko mumaze kubimenya. Bashatse kwa ngo A iraba ari igisozi cy'ukuri, B iraba ari igisozi cy'ukuri ndetse na C iba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisozi cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisozi cy'ukuri cyandika ku papuro, kandi ikibazo cyose urabona hano ugifate ko kizaza mu kizamu uzakora ejo cyangwa ejo bundi cyangwa se mu kanya, ko murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu dukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa. Ndakeka ko igisozi cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisozi cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro, n'igisozi cy'ukuri nta kindi ni C. Bino binyabiziga ndakumirwa murabibona nko kuri za ambulance biba bifite rino tara ry'ubururu imyatsa riboneka mu mpande zose. Ndakeka ko rero mumaze guhitamo C, ndakeka ko mumaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiyamuka kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki, ariko bibutsa ko code ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Twandike yangu duhamagare kuri 0789 935 16 tubwire itariki ushaka, utubwire akarere ushaka, utubwire isaha ushaka, tugufashe kubona code aho waba urose mu gihugu. Iyo ufite indangamuntu iminota 3 umaze kubona code, twaba tumaze kugushakira code ukatwandikira nko kuri WhatsApp ikintu cyose cyagufasha, tukajya tora kiguhera ku gihe wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bihinga n'ibindi bikoresho byihariye bikoreshwa n'ibigo bipatana imirimo iyo bigenda mu nzira nyabagendwa igihe cya nijoro, cyangwa bitewe n'uko ibihe bimeze bitagishoboka kubona neza muri metero 200, bishobora kugaragazwa inyuma n'amatara 2 atukura. Bipfa kuba bitarenza ibipimo bikurikira. Murabizi wenda iyo bitashoboka ko umuyobozi areba muri metero 200 bitewe ngo nuko ibihe bimeze, bishobora kuba ari igihe cy'imvura hakaba hari nk'ibihu, cyangwa se akaba ari igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero hari ukuntu biba bigomba bigaragazwa rero n'amatara 2 atukura, ariko bipfa kuba bitarenze ibipimo bikurikira. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. A iravuga ngo iki? Itegereze neza, iravuga ngo kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu saha. Mbega ngo uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Sega ngo uburebure ntarengwa ntiburenga metero 8, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo A na B ni byo bisubizo by'ukuri.
A. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha. Na B. Uburebure bwabyo habariwemo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6, bikaba ari byo bisubizo by'ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari cyerero mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Murabizi ibibazo biragaruka, ariko nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora mukagaruka mukadushimira, haba byandika muri komenti, yaba baduhamagara, haba abatwandikira kuri WhatsApp. Bituma tubona ko hari ikintu turi gukora. Niyo mpamvu ikintu cyose cyagufasha nta handi uzajya ugisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ariko numvisha abavandimwe banje bamwe muri comment muri kuvuga ati njye baha nimero ngo mungurireho amazi. Mu gihe bitakugoye wakanda akanyenyeri, ni kuri 078 9 3 5 16 mu gihe uri kubona bitakugoye ukabikora, asigaye nabyo biba bikenewe. Hano ndakeka ko amaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B nibyo bisubizo by'ukuri. Kutarenza umuvuduko wa kilometero 20 mu isaha ndetse n'uburebure bwabyo habarimo ibyo bitwaye bukaba butarengeje metero 6. Ndakeka ko amaze guhitamo rero D. Ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyambo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikura. Murabizi ibibazo uyu munsi urakunda kubigarura, cyane cyane mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Niyo mpamvu aba ari ingenzi ko wajya mu kizame umaze kugikosora, ku bibazo biragaruka. Urajya mu kizame cyawe ugasanga biragarutse, waba warabibonye ugahita ubikora. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikuru hari umwanya urenze metero 6, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ku buhe buryo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Bega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizikanije kimuritswe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Deka ngo na iso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Abari itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Birumvikana bakoresha itara, ntabwo bakoresha agatambaro. None se ubwo bakoresha agatambaro mu gihe cy'ijoro agatambaro kajya kagaragara gati? Niyo mpamvu bagomba gukoresha itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibiziganije kimuritswe. Ndakeka ko aramuzwe guhitamo B. Ndizera ko aramuzwe kuyandika ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko n'ikiyamo kije mu kizamu uzakora uzahita ugikora. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 4 kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Iye ntera araho ngo nijoro igihe ijuru rikeye nibura muri metero 200. Bega ngo kumanywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Sega ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo na iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwa zino baduhaye ukaba waribona. Iye ntera hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari iso cyanyacyo. Nkwibutsa ko ukeneye kwiga uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, uduha amasaha abonekaho ku munsi. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Amasomo yaba hari menshi, amasomo ku mashusho, amasomo ku byapa, amasomo ku bimenyetso byo mu mihanda, amasomo ku bipimo, amasomo ku ku matara. Ibyo byose tuba tubifite. Rero wowe twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 utubwire icyo gihe ubonekaho, tuboneke tukwigishe nugerwa uzakorera imwe uhita utsinda. Ikibazo cya 5 kikabaza ngo imbere yawe iki cyapa kikubwiye iki? Hari icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango ni akantu kameze nk'agakubo gatukura. Ese kino cyapa kikubwiye iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye ugahitamo kimwe cy'ukuri. Ari aho umuvuduko ntarengwa wemewe. Bega ngo iherezo ry'ibibuzwa. Sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe.
mbega ngo birabujijwe guhinjira. Ari ngo umuvuduko ntarengwa wemewe, mbega ngo iherezo ry'ibyo wabuzwaga, sega ngo guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe mu gihe kuri de bari kutubwira ngo birabujijwe kuhinjira. Hano muri iso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se guhagarara umwanya munini n'umwanya muto ntibyemewe, ndakeka ko amaze guhitamo rero se, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iminyururu n'ibindi byuma bifashisha bishobora kuvanwaho cyangwa binagana hatabariwemo ibimenyetso byerekana ibyerekezo bigomba gutungwa ku kinyabiziga ku buryo igihe byizunguza bitarenga impande zihera uburumbarare bw'ikinyabiziga, kandi ibyo byuma bifashisha ntibigomba gukururuka ku butaka, ariko ibyo ntibibujijwe ku binyabiziga bikurikira. Ese ku bihe binyabiziga? Ntabwo wagenda ikinyabiziga cyawe gifite ibintu byarenze ku burumbarare bw'ikinyabiziga ngo bishyire mu mbavu zacyo ku buryo bishobora kubangamira ibindi binyabiziga, cyangwa ngo bigende biri kwikurura hasi ku butaka, ariko hari ibinyabiziga bibyemerewe. Ese ibyo binyabiziga bibyemerewe ni ibihe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Araba ngo imashini zihinga, mbega ngo ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri. Imashini zihinga n'ibinyabiziga bitwaye ibintu bidashobora gufata inkongi bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, ndizera ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, imashini zihinga, kuko birashoboka ko mu gihe ziri mu mirimo y'ubuhinzi ushobora kubitwaye nk'ibintu bikagenda biri kwikurura hasi, cyangwa se ukabitwara mu mbavu zacyo ku buryo bishobora kurenga ku burumbarare bw'ikinyabiziga. Nta nubwo biba byabangamira ibindi binyabiziga, ko n'ubundi biba byo biri guhinga biri mu mirima. Niyo mpamvu hano duhisemo A, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikuruka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero enye, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ntibikurikizwa ku bihe binyabiziga rero. Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araba ngo ku binyabiziga by'ingabo, mbega ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere karenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Sega ngo ibinyabiziga bya polisi, mbega ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikihe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi, ubonye ugiye kukivuga utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo wizere ko amanota ugize kuri 20 ari wari kugira iyo aba ari wowe wakoze kino kizame. Mwibutsa ko uri hafi gukora, ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, ujya hasi hasi umukara handitse subscribe ukakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose cyagufasha ujya urahita ukibonera ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ndakeka ko aramaze guhitamo B, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwayo igaragaza. Iyo bavuze ngo imirongo ibiri irateganye, ni ukuvuga ngo niba twanditse inyuguti ya H ni imirongo ibiri ihagaze iteganye n'akarongo gatambitsemo hagati, ubwo wumvisha ikintu bita gutegana bimeze gute? Murabyumvishe rero. Iriya mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwaho igaragaza iki rero? Ariho ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo hanyurwa n'abanyamaguru, mu gihe kuri de bari kubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kwizera ko amanota ugize ariyo wari kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Hano ndakeka ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndakeka ko amaze kuyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Mwebwe mubihita mu ndimi z'amahanga ngo ni muri zebra cross. Hari ahanyurwa n'abanyamaguru, mubona ko iriya mirongo ibiteganye n'uriya murongo ugabanya umuhanda mo kabiri yose ibihagaze.
rero hariya haba hanyurwa n'abanyamaguru, hariya mwambukira, hariya mu ndimi z'amahanga mwita ngo ni muri zebra cross, niho baba bari kuvuga. Ndakeka ko wamaze guhitamo se, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya cyenda kikabaza ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho. Uvuga kunyuranaho umuntu ntabyumve, wavuga kudepasa umuntu agahita amenya ibyo ari byo. Iyo wavuze kunyuranaho ni kimwe no kuvuga ngo kudepasa. Rero ugiye kudepasa ni iki wakwirinda mu gihe ushaka kuba wadepasa. Ariko ngo nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Mbega ngo mu muhanda w'icyerekezo kimwe, umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ukomeza imbere paka uvuyemo. Sega ngo aho tugomba kurenza ibirometero 30 mu isaha. Mbega ngo ugeze mu muhanda utaringaniye neza, urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ikintu wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho, handitse cy'ukuri nta kindi ni A. Nyuma y'ikona ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho. Kubera iki? Kubera ko ntabwo wadepasiriza mu ikoni, birabujijwe kuko hari intera uba utari kurebamo. Birashoboka ko hari ikindi kinyabiziga cyaba cyaje kubera ari mu ikoni ukaba wagongana nacyo, cyangwa hakaba hari nk'abantu bari kuhambukira nko mu koni, uretse ko binabujijwe, ugasanga ubateje ibyago. Kugira ngo unyuraneho ni ukugeza ahantu hari imirongo icagaguye hagati mu muhanda, uriya murongo urombeje hagati mu muhanda ukaba ucagaguye, ukareba kureba imbere neza, nibura nko muri metero 200 imbere yawe, ukareba ko nta kindi kinyabiziga kiri kuza, ukareba ko ahantu ugeze hari ibyapa bikwemerera kunyuranaho, ukabona kunyuranaho. Ariko kunyuranaho mu ikoni ntibyemewe, ugomba gutegereza nyuma y'ikoni ugategereza kubona uburyo bwo kunyuranaho kugira ngo udateze ibyago abandi bagenzi bari gukoresha umuhanda. Murabizi no byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ni iki wakora mu gihe usanze mu bimenyetso bimurika harimo ibara ry'umuhondo. Murabizi ya bimenyetso bimurika bikoresha amabara atatu ariyo umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Rero buri tara riba rifite icyo risobanura. Usanzemo umuhondo, ese uba ugomba kwitwara ute? Ese uba ugomba gukora iki? Ese ubusobanura iki? Araba ngo kongera umuvuduko, wabona harimo umuhondo ugahita wongera umuvuduko. Mbega ngo kumana umuvuduko wariho, wabona harimo umuhondo ukagumana umuvuduko wari ufite. Sega ngo kwitegura guhagarara, wabona harimo umuhondo ukitegura guhagarara mu gihe kuri D bari kutubwira ngo gufata feri cyane. Ese uba ugomba gukora iki? Tegereze neza ukurikije ukuntu wabyize. Murabize aya masomo nayo yabashyiriyeho muri bwa buryo bwo kubashyiraho amasomo agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Utari warabona usubira kuri YouTube channel ukayareba kugira ngo nugiye ugera kwa bino bibazo byere kujya bikugora. Hano ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se, ugomba kwitegura guhagarara kubera habagiye kuva mu muhondo hajya mu mutuku, niyo mpamvu ugomba kwitegura guhagarara. Ubundi iyo hatse umuhondo, iyo utateze ibyago, iyo wahagarara ahantu bitaguteje ibyago uba wanahagarara. Ariko mu gihe harimo umuhondo uba ugomba kuba wahagarara mu gihe uri kubona uhagaze utateze ibyago abandi bagenzi, cyangwa ukitegura guhagarara. Wabona harimo umuhondo ukitegura guhagarara, ariko uzabona hari kwaka umuhondo ubone hari ibinyabiziga biri kugenda, kubera ko hari kwaka icyatsi hahise haka umuhondo. Birashoboka ko hari ibinyabiziga byamaze kwinjira mu masangano, niyo mpamvu bikomeza bikagenda. Ariko ubundi iyo ubonye hatse umuhondo, iyo ubonye utateze ibyago uba ushaka uba wanahagarara, biba byemewe. Ariko uba ugomba kumenya ko ugomba kwitegura guhagarara. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ukitegereze neza, kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa. Ese ibyapa bibuza ko bizi ko bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, n'ibyapa bitegeka bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango byera, bikurikizwa gusa he? Ariko ngo mu masangano, mbega ngo mu bice mu bimenyetso bimurika, ubwo ku maferuje. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri mu masangano no ku bimenyetso bimurika, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Urabona igiso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo, kubera ko ntabwo byakurikizwa mu masangano gusa cyangwa ngo mu bimenyetso bimurika gusa, ahubwo bikurikizwa n'ahandi hose. Niyo mpamvu duhisemo ko igiso cy'ukuri ari D, bikurikizwa mu masangano ndetse n'ahandi hose no ku bimenyetso bimurika.
n'ahandi hose ku yindi mihanda bashobora kukubuza cyangwa bakagutegeka ibyo ugomba gushyira mu bikorwa. Kandi bavuze ngo ese bikurikizwa gusa mu masangano? Oya, bishobora gukurikizwa mu masangano, ku bimenyetso bimurika ndetse n'ahandi hose. Niyo mpamvu hano nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kigizwe n'ikirango cy'ibara. Ese kiriya cyapa kivuga icyerekezo gitegetswe kirangwa no kuba gifite ikirango cy'ibara riteye gute? Ubundi iyo bavuze bagiye kubaza hano bakubajije ku kirango gusa, ntabwo bakubajije ubuso, ntabwo bakubajije umuzenguruko, bakubajije ku kirango gusa. Kiba kigomba kuba gifite rero ibirango by'amabara asute. Aravuga ngo umweru, B ngo umutuku, C ngo ubururu n'ikirango cy'umweru, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ni umukara. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduha. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari ubururu n'ikirango cy'umweru. Murabizi ibyapa bitegeka birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru. Niyo mpamvu hano duhisemo C, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utayi wahisemo n'icyamaka kije mu kizamura akora mu kanya wihita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizame kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Urasanga uyu munsi urakunda kuhazamo ibibazo byinshi, niyo mpamvu ari ingenzi ko wakijya mu kizame umaze kukibona. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ibinyabiziga birekeranyije mu butumwa ntibishobora gutonda uburebure burenga umurongo wa metero 500. Iyo bibaye bityo, ibinyabiziga berekeranyije mu butumwa bishobora kugabanywamo amatsinda atonze umurongo utarengeje metero 50 z'uburebure, kandi hagati yayo hakaba byibura metero 50. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Murabizi niba ibinyabiziga bishobora gutonda umurongo urenze metero 500, mwagiye mubibona mwakiragiye turi kwamamaza, wabonaga ko biriya binyabiziga byaga byatonda umurongo urenze metero 500. Niyo mpamvu babigabanyagamo amatsinda. Ririya tsinda rero biragomba kuba rifite ibipimo bya metero 50. N'umwanya uri hagati w'itsinda riri imbere n'iri inyuma uba ugomba kuba nibura metero 500, metero 50. Ririya tsinda naryo rikaba rifite uburebure bwa metero 50. Itsinda rimwe n'irindi murabizi aba ari amatsinda. Biriya binyabiziga byagendaga mu matsinda. Ariko hari ibinyabiziga byo bitemerewe kugabanywamo amatsinda. Ibihe binyabiziga rero? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Iravuga ngo ibinyabiziga bya polisi birekeranyije, B ngo ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga by'abasirikare birekeranyije mu nsisiro. Murabizi bino binyabiziga bya gisirikare ntabwo byo babigabanyamo amatsinda, nubwo byaba bitonze umurongo wa metero 500 cyangwa zirenze 500, ntabwo mugomba kubigabanya, ntabwo bagomba kubigabanyamo amatsinda, biba bigomba kugenda ku murongo umwe. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kibaza ngo iyo ikinyabiziga gikurwa n'inyamaswa nacyo gikuriye ikindi, uburebure bw'ibikurwa bukaba burenga metero 18, habariwemo icyo kinyabiziga cya mbere kiziritseho, hagomba ibi bikurikira. Hagomba iki rero? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Aravuga ngo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri, B ngo abaherekeza babiri, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri cyangwa abaherekeza babiri bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari iki rero? Hano mwa bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A. Ikintu kiba gikenewe ni umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero A, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese kino kibazo uracyumvisha ukuntu kibaza neza? Igihe ikinyabiziga gikurwa n'inyamaswa cyangwa nacyo gikuruye ikindi uburebure ariko bukaba burenga metero 18, habarimo icyo kinyabiziga cya mbere cyari kiziritseho, haba hagomba rero
umuherekeza w'ikinyabiziga cya kabiri. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere na ndanganyuma ntiyashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese ibihe bipimo? Aravuga ngo metero imwe na santimetero 50. Beka ngo metero imwe na santimetero 75. Sega ngo metero imwe na santimetero 80. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kino kibazo bashobora kugihindura bakakiguha mu bundi buryo, bagafata zino metero bakazishyira muri santimetero. Ntibizakugore bakavuga ngo a santimetero 150, b santimetero 175, c santimetero 180. De nta giso cy'ukuri kirimo. Ntibizakugore kuko guhindura ingero ni ibintu bisanzwe. Murabizi metero imwe bingana na santimetero 100. Ibintu by'ingero ubonye biri kukugora mu gihe uri gukosora kino kizame ubyandika muri comment ugakanda subscribe, nkazabiteguraho isomo nkabigushyiraho wazagerwaho ugahita ubibona. Naba mangeze kugishyiraho ugahita ubibona. Rero izo cy'ukuri nta kindi ni de nta giso cy'ukuri kirimo. Ese yani izo cy'ukuri cyanya cyo kiba kigomba kuba izihe? Biba bigomba kuba ari metero imwe na santimetero 90. Mu gihe ubonye atari metero imwe na santimetero 90 aba ari nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko muzwitamo rero de, ndakeka no muzwandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo uri modoka cyangwa biromoroke ikuruwe niyo modoka bishobora kugita resa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iyo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Hehe? Ara ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Beka ngo hafi beka ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso y'ikinyabiziga. Sega ngo inyuma hegera inguni y'iburyo. Mu gihe kuri de bavuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atari igiso cy'ukuri, b ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na c ikaba atari igisubizo cy'ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika wa papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni b, aba ari inyuma hafi y'impera y'ibumoso y'ikinyabiziga. Kino kibazo neza neza barongera bakakibaza, ariko hano kuri b bakagira ngo inyuma, bagashyiraho ngo imbere hafi y'impera, bakavuga ngo inyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga. Kuri b bagashyiraho hari ibumoso bagashyiraho ngo iburyo, bagahita bavuga ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ngo niba baramuka bagahinduyemo ako kantu ntibizakure. Murabizi hano dukosora ikizama ariko turi kureba no ku ibibazo bashobora kubihindura n'uducenga dushobora kuzamo kugira ngo uzagerweho wariteguye. Nkwibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Wowe ikintu ukora ni kimwe, ufata telefoni yawe ukatwandikira cyangwa ndamagara kuri 078 935 16 tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukunda guze twigane mu shuri, turakwigisha. Ikintu ukora ni kimwe, uratwandikiye cyangwa duhamagara kuri 078 935 16 ukaduha amasaha aboneka ku munsi akunogeye, tukajya tuboneka tukakwigisha, tukagusheringa screen ya computer aho wari hose mu gihugu. Tuba twigana nk'aho twicaranye. Asigaye wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga umunsi umwe, cyane cyane ku bantu bari mu mujyi wa Kigali, uratubwira tukaza tukakwigisha, ukaduha amasaha ahagije tukigana bihagije. Umunsi ukurikiye ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara ni kuri 078 935 16 tukabigufashamo. Ndakeka ko muzwitamo b, ndakeka ko muzwiyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 17 kibaza ngo mu bimenyetso bimurika itara ry'umuhondo risobanura iki? Ese rino tara ry'umuhondo mu bimenyetso bimurika riba risobanura iki? Ko muzi ko hakoreshwa amatara atatu ariyo umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku. Rero iry'umuhondo risobanura iki? Aravuga ngo itegure kugenda. Bega ngo birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Sega ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo a ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na b ikaba ari igiso cyanyacyo, mu gihe kuri d iri kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero igiso cy'ukuri cyanyacyo ari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndakeka ko igiso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni b, birabujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto cyangwa igihe uwo murongo udahari icyo kimenyetso ubwacyo. Ndakeka ko muzwitamo b. Nibyo nakubwiraga, ubundi iyo hari kwaka umuhondo ukabona wahagarara udateje ibyago urahagarara.
ariko birashoboka ko haka umuhondo kubera ari kwaka icyatsi wamaze kwinjira. Rero urakomeza ukagenda, niyo mpamvu ubona umuhondo watsi ukabona hari ibinyabiziga biri kugenda. Naho ubundi iyo ubonye utateza ibyago biba bibujijwe gutambuka umurongo wo guhagarara umwanya muto, cyangwa icyo igihe uwo murongo udahari, icyo kimenyetso ubwacyo ndakeka ko baramuzwe hitamo rero B, ndakeka ko baramuzwe yandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora aramutse ahumishijwe n'urumuri rw'ikinyabiziga rw'amatara ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Ikinyabiziga kikaguturuka imbere gacana amatara maremare akaguhumisha, nturebe imbere neza. Ese ugomba kwitwara ute? Ese ugomba gukora iki nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Aravuga ngo humisha ikinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo ucana amatara maremare. Beka ngo egera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda n'ibinashoboka ugabanya umuvuduko. Seka ngo canira amatara y'ikinyabiziga kiva mu kindi cyerekezo. De ikaba ngongera umuvuduko kugira ngo usoke muri urwo rumuri vuba bishoboka. Umuyobozi w'ikinyabiziga aturutse imbere yawe, akoresha amatara maremare, aragutoroshe, aguhumye amaso, ntabwo uri kureba imbere neza. Ese uba ugomba gukora iki mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Ikintu uba ugomba gukora, ugomba kwegera ku nkombe y'iburyo bw'umuhanda kugira umuhe umwanya uhagije, niba binashoboka ugabanya umuvuduko, ukagabanya n'umuvuduko kuko imbere ntabwo uri kuhareba neza, kugira ngo ataguteza ibyago cyangwa wowe ukamuteza ibyago. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho mu gihe batudepashije tuba tugomba gukora iki? Ari ngo tugomba kugabanya umuvuduko, mbega ngo tugomba kongera umuvuduko, se ngo tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi. Deka ngo nahiso cy'ukuri kirimo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho cyangwa batudepashije, ese tuba tugomba gukora iki? Ese tuba tugomba kwitwara ute? Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndakeka ko igiso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Mu gihe ikinyabiziga cyacu rero bakinyuzeho, ikintu tuba tugomba gukora nk'abayobozi b'ibinyabiziga, tuba tugomba kugabanya umuvuduko. Hari igihe umuntu akudepasa ukagira ngo yarakwibukije kuri kugenda gahoro, ugahita wongeza umuvuduko mugasa nk'abari gusiganwa, nk'abari mu masiganwa. Biriya bintu ntabwo byemewe, ntabwo ari byiza. Ahubwo mu gihe bakudepashije, kuko abagiye gukoresha uruhande rw'ibumoso, kandi urabizi abayobozi b'ibinyabiziga tugenda mu ruhande rw'iburyo, rero ugomba guhita ugabanya umuvuduko kugira ngo akudepase mu gihe gitoya, ahasigaye agaruke mu ruhande rw'iburyo, adateza ibyago abandi bayobozi b'ibinyabiziga bari gukoresha umuhanda. Ndakeka ko baramuzwe hitamo rero A, ndakeka ko baramuzwe yandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe uyu munsi kirabaza ngo ntibyemewe gukoresha telefoni. Telefoni ko ari izacu ntibyemewe kuzikoresha he? Aravuga ngo mu biro bya leta, mbega ngo mu biro bya polisi, sega ngo igihe utwaye ikinyabiziga. Deka ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari ikemwa bino bisubizo bine baduhaye. Telefoni ni zacu, ese ntitwemerewe kuzikoresha ryari? Hano iso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se. Igihe utwaye ikinyabiziga ntabwo wemerewe gukoresha telefoni. Mu biro bya leta ho murabizi hari serivisi runaka tugenda twaka, ukaba wahamagara umuntu mu biro bya leta bakakwitaba. Mu biro bya polisi naho niyo habaye nk'impanuka n'ubundi bushotoranyi mu muhanda, hari nimero baduhaye tunabahamagaraho 112. Rero mu gihe utwaye ikinyabiziga niho uba utemerewe kuba wakoresha telefoni ngendanwa yawe. Ndakeka ko waramuzwe hitamo se, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe, uri hafi gukora, ujya aho hasi handitse subscribe ukakanda, ikintu cyose cyiza ugira ahita ukibonera kugiye ukagikosora, kugira ngo nujye uzakora rimwe uhita utsinda. Icya kabiri, ukeneye kode uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 335 1626 tukabigufashamo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online ukoresha nimero. Ukeneye ko tugusanga iwawe tukakwigisha umunsi umwe undukurikiye ukagenda ugakora kandi ugakora rimwe, ukoresha iyo nimero. Ikindi cyo mukunde gukosora bino bizame, ibibazo bikunda kuza, nimugerwa muzakora rimwe muhite mutsinda. Waramutse wagizemo ikibazo urampamagara ku izo nimero nabahaye nkagusobanurira serivisi yo gusobanurira iba ari ubuntu. Ibindi byo ikintu ubona kiri kukugora cyandike muri comment nkutegure isomo, asigaye nugerwa uzakora rimwe uhita utsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.